uraho amakuru yawe umeze neza ndagushimira kuba ugiye kumva kino kiganiro cyitwa Barada Vibes. Muri Barada Vibes mvuga ku bintu bitandukanye, ikintu cyose numva kinkozeho, numva naganira nawe ngikoraho ikiganiro. Niba warakoze subscribe, merci beaucoup, merci papa, merci mama, cyangwa nawe mujene, nawe muhungu, merci kabisa, ubu nshyigikiye. Uyu munsi rero Barada Vibes tugiye kurebera ku kintu kivuga ngo birakwiye ko twubaha cyangwa twumva abana bacu. Ndabibaza nk'umubyeyi, birakwiye ko umubyeyi yubaha cyangwa yumva umwana we. Umwana bari muto, rimwe na rimwe tuba twumva yuko nta gitekerezo afite. Uri mama we cyangwa uri papa ugomba kumuha amategeko, umurongo genderaho, ariko se ku rundi ruhande birakwiye ko tububaha, tubumva. Yego rwose. Ariko se uko kubaha umwana kugaragarira mu biki, mu zihengero? Ikintu cya mbere ni ukumva ibitekerezo by'umwana. Umwana wawe sinzi imyaka afite, ariko buri mwana ku rwego rwe afite igitekerezo yatanga. Rero ugomba kumva igitekerezo cye utamurogoye, utamuciye mu ijambo cyangwa ngo wongere ibitekerezo byawe kubye. Mureka kubwire. Nuko ngo umwana niba aje kukubwira ati mama uzi ukuntu byagenze, papa uzi ukuntu byagenze, wimurogoya cyangwa navukiramo akantu nawe wongereho akawe. Wibuke yuko uri mukuru. Hari analize ukora, hari imikurire ufite mu bitekerezo. Ntabwo ingana nk'iyo umwana. Tega umwana wawe amatwi, umwumva kubwire. Aha ngaha bizagufasha kumenya niko abibona, niko abitekereza. Wimuca mu ijambo cyangwa ngo umwongerere, mureka kubwire. Hari igihe rero abana mu mikurire yabo, mu mizamukire baba bafite ibibazo we. Akakubaza ikibazo, muri uko kukubaza ikibazo ugashaka kumuha igisubizo cya experience nk'umuntu mukuru wabibonye, wabiciyemo, wabisomye se, cya experience nk'ukuntu byumva kuko urakuze, ukamuha ibisubizo rimwe na rimwe bimurenze, birenze imitekerereze ye, cyangwa se ukamuha n'ibisubizo biyobya umurongo yararimo bitewe n'imitekerereze yawe cyangwa na leta urimo muri ako kanya. Rero niba umwana akubajije ikibazo, mbere yo kumusubiza cyane cyane mu bintu bimureba, jya umubaza we n'icyo atekereza. Muri ibyo bintu akubajije bimureba, n'icyo atekereza. Aha ngaha harimo kubaha, ubu mugaragarije kumwubaha. Rero arakubajije, ariko mbere yo kumusubiza, icyo ni icya mbere, mubaze we n'icyo atekereza. Hanyuma ikindi kintu hano, urugero rundi rukunze kugaragara, harimo ibyemeza ababyeyi bafata, bakabifatira abana rimwe na rimwe, ntamubaze uko umwana bitekereza, ngo ni umwana, ngo ubwo se ngo urugero reka dufate ugiye guhindurira umwana ishuri. Sibyo? Kwiga ni ingenzi, ni uburenganzira bw'umwana n'umubyeyi, ni inshingano ze zo kohereza umwana ku ishuri. Ejo kubera impamvu runaka, hari impamvu igiye gutuma wimura umwana. Tekereza uwo mwana ukuntu angana kose, aba afite inshuti, aba afite ukuntu amenyereye abarimu, aba afite ukuntu amenyereye icyo kigo. Warangiza igihembwe cyangwa ibihembwe bibiri cyangwa umwaka urashize cyangwa trimestre, ugahita umukura ku ishuri, akisanga mu bandi bantu atazi, mu zindi nshuti atazi, mu uniform atazi, mu mwarimu atazi. Ibintu byose ari bishyashya, bikamera nk'aho bimutunguye, bimugwirire, kuko we warabitekereje, wafashe umwanya ujya gusura icyo kigo, wabajije amakuru, wabajije ibintu byose, ugeze urwego ufata icyemezo cyo kumujyana no kumwimura, ariko we nta kintu wigeze umubwira. Biramureba. Ese utekereza amarangamutima y'ukuntu ameze? Utekereza wa mwana, za nshuti ze atasezeye, kwa kuntu agiye gutangirira ahantu hashyashya, ese utekereza ubwoba bafite? Abahanga hano bavuga yuko umwana ashobora gutsindwa agasubira inyuma, ashobora kugira igihunga cyo kujya kuri iryo shuri, kuko hari ababyeyi babimubwira mu gitondo, cyangwa umwana akabimenya kuko bamuzaniye uniforme nshyashya, ugasanga afite igihunga, ntasinzira, aratekereza nenkoni aho hantu ataza agiye hameze gute, ese bizagenda gute? Reka dufate urugero ku babyeyi, mwebwe muri bakuru, hari akazi wakoraga uhinduye akazi, hari ahantu wari utuye urimutse,
nawe utekereze nk'umuntu mukuru, hari ukuntu witekereza ese bazanyakira gute, ese bizagenda gute. Uri mukuru, wabonye experience, wahinduye ubuzima bwinshi ku buryo ako kantu ntikabura. Ariko none utekereza wa mwana uri mukuru utaramenya ibyo bintu byose, kumuteraho icyo kintu kimutunguye. Ese umwana azatsinda? Azajya gufatisha no kumenyera bigeze he? Jya umubaza icyo nawe atekereza kuri icyo kintu. Watekereje ishuri ku rwego rwe, ushobora kumubwira impamvu ugiye kumwimura. Twimukiye kure, kukujyana hariya biragoye, niyo mpamvu ugomba kwimuka ishuri. Mugiye kurisura, yenda we wamaze gusura wagize gute, ese nta kuntu wamugezayo nawe akareba, akagira n'ishusho y'ukuntu yenda amashuri ameze, y'ukuntu bambara. Igihe ari ikintu cyane cyane kimureba, fata umwanya umuganire, umubaze uko abyumva, icyo atekereza. Birakwiye ko twubaha cyangwa twumva abana bacu? Yego rwose. Uko kubaha umwana wawe rero bigaragarira muki? Ikintu cya gatatu ni guha umwana amategeko cyangwa ibyo umwana adashaka. Aha ngaha bivuze iki? Urugero, hari igihe umubyeyi aho umwana amategeko, ukora iki bigire gutya, kandi ugasanga umwana icyo kintu ntagishaka. Reka dufate urugero, umwana ntiyifuza kujya gusura abantu ngo arareyo. Ese umubajije impamvu? Nabyangura ahita uvuga ariko wigize ibiki, genda se, siko akana kajyayo. Kuki umwana adashaka kujyayo? Kuki umuha iryo tegeko? Ese mbere yo kumuha itegeko ryo kujyayo, wabanje ukamubaza impamvu adashaka kujyayo. Ugasanga umwana mwamuhaye akazina, ka kazina mu muhimba, ntashaka ko mukamwita, biramubabaza cyangwa bituma abantu bamuseka. Ugasanga umwana arimo arababwira ati ntimuzongere kunyita gutyo. Aho kugira ngo mubyumve cyangwa mumubaze impamvu, ahubwo mwebwe mukabitsindagira munamuseka. Witwa kanaka. Ese ubwo bumwubaye? Guha umwana itegeko cyangwa kumukoresha ibintu adashaka. Ni ingero, hano nafashe ingero zisanzwe. Umwana arifuza ko mumuha umwanya ari mu yoga yambara, ntashaka kumwinjirana ari muri douche, asigaye ajya muri douche agafunga. Aho kugira ngo ubyumve ukavuga ngo nawe yigize za basore rero na za makumi ngo asigaye afunga, ugasanga utangiye kubifata unabinyegarega. Ubwo uba wumva ikintu urimo ukora. Ese kujya muri douche agafunga bigutwaye iki ku buryo ugomba kumutegeka n'abantu bogana cyangwa kujya kumwoza? Yes, nyuzamo umwoza, ariko umusaba uruhushya. Ese kana waretse nkagutsirita, kana kwibirenge bisa nabi waretse nkagukubira, kurenza uko yoga harangaye buri muntu wese ari, cyangwa kogera mu kibuga, kandi umwana kwereka yuko ashaka kwiherera. Umwana ntashaka kurarana na kanaka. Hari igihe usanga mu ngo ziwacu niki umwana yiraranaga, cyangwa ugasanga ararana n'abakozi. Reka mfata abakozi. Uyu munsi haje umukozi amaze ukwezi, arararana na wa mwana. Wa mukozi aragiye, haje undi mukozi, arararana na wa mwana. Umwana noneho kubera ukuntu atinyutse kubibwira umubyeyi akabigira birebire. Akaba yigeze ibiki? Hari ikibazo se kirimo? Mbere yo kumutwamwa gutyo, wamubajije impamvu. Tekereza umukozi ugona, ndimo ndavuga abakozi, ariko hari na bantu bo mu mafamiye. Ugasanga umushyitsi, umwana akanga abashyitsi kubera icyo arabizi ko nihaza umushyitsi niwe bari bwimura akajya kurara muri saro. Nihaza umushyitsi niwe bari bumuraranye nawe. Nihaza niwe uri bugire gute, uri bubigwemo kandi atabikunda. Yabibwiye mama cyangwa yabibwiye papa ntabwo abyitayeho. Ugasanga umwana noneho yadevelopye, cyangwa hari ikintu cyo kwanga abantu kubera iki azi ko ari we. Reba umuntu araje arapfumbatana, umwana ntabikunda. Reba umuntu anuka mu kanwa, araje barararanye. Reba umuntu araragona. Umwana ni umuntu, hari ibintu bitamugwa neza. Ese natabikubwira nka mama na papa be, nabikubwira ukamubwira nabi cyangwa ukamwereka yuko icyo gitekerezo cye nta kintu kimaze, uwo mwana urimo uramwubaka uti? Ese hari ikindi kintu azakubwira? Niho ndavuga ati se ko batanyumva agapfiramo. Jya wubaha uwo mwana. Mu kumwubaha rero ni ukwirinda kumuha amategeko cyangwa se kumukoresha ibintu adashaka. Ingero ni nyinshi rero. Hari umuntu adakunda, hari ukuntu muzabirebe mu bana, ndavuga ku bana barimo bakura, ukabona umuntu araje, umwana agahita amureba gutya akagenda ntanamusuhuze. Ugasanga nk'umubyeyi arimo aramuhatira, genda usuhuze kanaka.
impamvu umuhatira kumusuhuza nuko nawe ubona yuko harimo akantu katagenda. Kuki utibaza ako kantu? Kuki uriya mwana yanga kumusuhuza? Nuko adakunda abantu se? Cyangwa nuko harimo akandi kantu? Wasanga uburyo uwo muntu amusuhuza nubwo ari tonto we, nubwo ari tantine we, nubwo ari grand-mère cyangwa igiki, harimo akantu gatuma uwo mwana atamwisangaho. Turi kumwe? Mbere rero yo kumuhatira kujya kumusuhuza, ese kuki utamubaza impamvu kandi ukabimubaza uwo muntu adahari? Ikindi, mwubahira ibyifuzo bye aho bishoboka, umubaza impamvu. Babyeyi turi busy ngo ntago mutetesha, ariko umwana afite uburenganzira. Uyu munsi hari ibintu bavuga byo gufata ku ngufu, gufatwa ku ngufu n'ibiki. Ababyeyi benshi bakibaza byagenze gute kugira ngo umwana wanjye bamufate ku ngufu bigere ku rwego ntabimenye. Ntago bitangira uyu munsi ngo bibe. Hari akantu tuba twarishe mu bana, umwana agavuga ati mama ntanyumva, papa ntanyumva, ntabahari, ndababwira n'ubundi ntibabyumva, akicecekera. Uwo mwana rero yagize amahirwe akabona umuntu umwumva uko abyifuza, biroroshye ko yisanga hariya kurenza uko akwisangaho. None se niba akubwira yuko adashaka kurarana akana kukabigira birebire, ukamutuka ukamukubita ngo ntakunda abantu, ejo uwo muntu nibararana akagira ikintu amukorera, azaza kubikubwira? Iyi ni barada vibes. Birakwiye ko twubaha twumva abana bacu. Yego, bigaragarira mu biki rero. Tugeze ku kintu cya 4. Umwana afite uburenganzira bwo gukina no kwishimisha. Bareke bavumbure. Utagwa, utavunika. Wowe wakuze ute? Nta nkovu ufite. Kuki wumva ugomba kumuproteja birenze bikenewe? Uzi ukuntu yisimeze. Nadakina ngo asimbuka azakora iki? Azica imbere ya televiziyo? Ese iyo televiziyo nukumurera? Areka vumbure, akora ibyo atekereza. Ntago bivuga ibikinisho. Burya umwana wese yaba umukire yaba umukene, umuretse agakina, ushobora gusanga afite amasaha yose kandi ari occupé, afite ibintu ahugiyemo. Rimwe na rimwe ukanabireba ukibaza ahugiye mu duki. Ari mu bintu bye, arimo apanga, agapanga amabuye akagwa, kongera akayapanga. Umunsi wa 5 akamenya yuko hari ahantu akorera ikosa akabikosora. Adafite ibikinisho. Reka umwana akine, avumbure, agerageze ibintu atekereza. Ikindi kintu muri uko kububaha twavugaga, ntago ugomba kujyamo ngo ujye kuberekera. Wowe ufite imyaka yawe 35, umwana afite imyaka 5, afite uburyo yumva ibintu, afite uburyo abipanga. Wimuzana rero ngo umwereke experience y'umuntu ufite imyaka 35 wagerageje ibintu akabaza ukuntu bigenda, ngo usanga urabimukoreye, kuko umwana enteri ihitishira. Hari n'abantu abanyabwenge baravuga ngo niba urimo unakina n'umwana wimwerekera cyangwa ngo mubangamire mu byakina, ariko reba ukuntu bimubigira. Ubwo se urabona icyo kintu nukerekeza hano biri buhure, hoya bikore gutya, hoya mureke ubirebere. Hari n'abavuga noneho ngo mugiye murimo mukina n'uwo mwana mureka atsinde, kuko iyo umuretse agatsinda arishima, ejo akongera akagira agashaka ko mukomeza gukina, kurenza uko ugenda ukamwereka experience ukamucenga, umwana agasigara areba akanuye, ahita yumva ari ridikira akavuga ati sinzongera gukina kuko nta kintu nshoboye. Mureke akine, avumbure, agerageze ibyo atekereza, wimwerekera cyangwa ngo mubangamire mu bintu arimo akina. Urakoze cyane rero, reka ngushimire nkubwira yuko iki cyari igice cya mbere. Mu cyumweru gitaha uzakurikira igice cya 2 cy'iki kiganiro, nabwo turebera hamwe ese ni ngombwa ko umubyeyi yubaha umwana we. Niba tubyemeranya tukagenda dutanga ingero zitandukanye. Naho utaha rero.